Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ikomeze bane namwe, Imana ikomeze yagura intambwe zanyu, ubuntu bw'Imana bukomeze bugwire mu mitima yanyu. Ijambo ry'Imana riboneka muri Yobu 33:14 kugera kuri 15, hagaragaza ko Imana ivugana na buri muntu wese. Ikibazo twe tugira nuko rimwe na rimwe tutamenya uburyo ko Imana ivugamo, ariko buri muntu wese uri mu isi ujya Imana iganira nawe. Niba uzi ko uriho uhumeka, Imana ivugana nawe, ahubwo ikibazo ni ukutamenya ko Imana yavuganye nawe, kuko iyo usomye uyu murongo urabikwereka neza. Igaragaza ko Imana ivugana n'abantu bayo mu bicuku bya nijoro, kandi ntabwo ari ngombwa ngo ube ukijijwe cyangwa udakijijwe, kuko waba ukijijwe uri umuntu w'Imana, waba udakijijwe uri umuntu w'Imana. Rero si igitangaza ko Imana yavugana nawe. Imana yavuganye na Farawo adakijijwe, Imana yavuganye n'abantu batandukanye badakijijwe, yavuganye na ba Nebukadinezari, kandi abo bose ntabwo bari bakijijwe. Yavuganye na ba Yakobo ari abariganya. So rero waba usenga waba udasenga, Imana ivugana nawe, ahubwo ikibazo ni ukutamenya uburyo ko Imana yavuganyemo nawe. Inzozi Farawo yarose, iyo aza kuziceceka ibyabaye muri Egiputa, ubu Egiputa ishobora kuba cyari igihugu kitariho ubu, gishobora kuba cyari igihugu cyishwe n'ubutayu bitewe n'inzara yaje gutera. Ariko inzara yarateye mu isi, Egypti isanga yo yarangije kwiyubaka. So ubuhangange bwawo ntibahura na crise economique cyane iri ku rwego rwo hejuru, bitewe nuko bari bararangije kwiyubaka ku bwa Yosefu. Rero umwami yararose, inzozi arose arazisobanuza, hanyuma biza kugaragara ko inzozi yarose zifite igisobanuro. Rero nawe nurota, akenshi ari igihe cyo tubyitiranya n'inzozi z'imiruho, ariko ari Imana yavuganye nawe. Reka ngwibutse iki kintu kandi, iteka Imana ivugana nawe, gusa hari ibyo twitiranya n'iyerekwa cyangwa se n'inzozi, ariko ku rundi ruhande ari inzozi z'umuruho, kubera ko ari igihe urota ukarota iby'ubwonko bwawe bwasevinze, noneho nijoro bukabizana nk'inzozi. Cyane cyane Bibiliya ibyita ngo ni inzozi z'umuruho. Ariko iyo urose ibintu bitahura n'ibyo wirimo, n'ibyo wari urimo, n'ibyo, akenshi Imana iba yavuganye nawe. Iyo ni message iba yatambutse. Kuri iyi nshuro rero ndashaka kubabwira ku kurota igare. Akenshi iyo turose igare, abantu b'abarokore abenshi ari igihe cyo ahita yumva urupfu, ati narose ndi ku igare, ati ndapfuye birarangiye. Ariko iteka ntabwo uko urose uri ku igare biba bivuze ko upfuye cyangwa se ko bikurangiriyeho. So nibyo bintu tugiye kuvuga rero. Iyo urose uri ku igare biba bishatse kuvuga iki? Iyo urose uri ku igare cyangwa se iyo urose ubona igare biba bivuze iki? Nibyo bintu dushaka kugira ngo tuvugeho. So rero amagare ari mu buryo butandukanye. Iyo urose ukarota igare, hari amagare, ndakwibutsa ko ari igare rino rya siporo, rifite rino rya bitwa igare rya vitensi, hari aya magare yandi atwara imizigo, amapine baro, hari igare aya ngaya atwara abamugaye. Ayo yose ni amagare. Ibyo byose rero biba bifite icyo bisobanura mu buryo bw'inzozi. So nurota rero ukarota uri ku igare iri rya siporo, urimo urarinyonga, uri ku igare, uri mu muhanda, urimo ugenda, ibyo ntabwo bisobanuye ko ugiye gupfa. Oya, ahubwo biba bisobanuye ko ufite ubutumwa ugiye kuzajyana ahantu. Iyo uri umuvugabutumwa bwiza bw'Imana bwa Kristo, biba bivuze ko muri iyo minsi ugiye kugira urugendo rw'ivugabutumwa. Nurota uri ku igare rya siporo, so iyo utari umubwirizabutumwa ukarata uri ku kagare ka siporo, biba bisobanuye yuko hari ubutumwa uzajyana ahantu, haba hari ahantu uzatumwa cyangwa hari ukundi kuntu bizagenda. Ariko ahantu ugiye ukagenda usa naho ujyanye message. Si ngombwa ngo bari message y'Imana, ushobora kugenda wenda ari ahantu ugiye ariko ugiye muri message y'umuryango, ushobora kuba ari ahantu uzajya ariko
ugiye kubwira abantu, ugiye kubeforuma ibintu runaka. So haba hari ubutumwa runaka uzagira utumwe ahantu. Icyo nicyo bisobanura. Hanyuma nurota ukarota nanone utwaye igare ry'imizigo, ukabona utwaye igare ry'imizigo ariko nta kintu utwayeho, so biba bivuze yuko mu nzira yawe hari umwuka urimo kudindiza ibintu byawe. Uvuga ngo nurota ukarota utwaye igare ry'umuzigo ariko ukabona nta kintu kiriho, ujye umenya ko hari umwuka ubana nawo udindiza ibintu byawe. Hari umwuka ubana nawo ubudindiza ibintu byawe. Hanyuma nurota ukarota hari mugenzi wawe urimo gukurura ku igare, icyo gihe uzamenye yuko ubushobozi bwawe budahagije, ariko ko wikoreye abandi bantu cyangwa se ko wikoreye undi muntu, ariko mwese ubushobozi bwanyu budahagije. Hari imbaraga mwembi ziba zibagendaho, haba hari imbaraga mwembi ziba zibakurura. So muba mukwiye gusenga rero kugira ngo mwikureho uwo mwuka. Hanyuma nurota uhetswe ku gare n'umuntu utazwi, ahoho biba bisobanuye yuko ari umwuka w'urupfu urimo kukugendaho. Nurota ukarota urahetswe ku igare, ririya gare ritwara abantu, ukarota ukabona wicayemo inyuma barimo baragutwara, ujye umenya yuko uwo ni umwuka w'urupfu uba ukugendaho. Niba uzi gusenga senga, niba ukubita kubita uwo mudayimoni, kubera ko hari umwuka w'urupfu uba wagusatiriye. Hanyuma nurota ukarota urimo uranyonga ariko inyuma uhetse imizigo ku igare, urimo uranyonga kandi inyuma uhetse imizigo ku gare, icyo gihe uzajya umenya yuko hari imitwaro uba wikoreye mu buzima bwawe, cyangwa se hari imbaraga. Uvuga ngo inzira zawe kugira ngo zizatungane bizakugora, kubera ko hari ibintu, hari karande swate, hari umwuka wo kurogwa. Uvuga ngo haba hari ikintu runaka ugendana kimeze nk'umutwaro, ushobora no kuba ari n'intimba cyangwa agahinda gakabije ugendana mu buzima bwa abantu, bakabona ugenda, abantu bakabona useka, abantu bakabona ugira gute, ariko hakaba hari undi mutwaro wikoreye abantu bose batazi. Nurota ukabirota muri ubwo buryo. So rero ushobora kurota nanone ukarota igare iryo ari ryo ryose, ryaba irya siporo ryaba irindi, ariko ukaribona utaririho gusa riri hirya gutya, ariko ukaribona ari umweru, iryo gare ari umweru. Icyo gihe biba bisobanura yuko icyo gihe hari umwuka wo gupfa ukuriho, kandi urwo rupfu iyo uri kubibona gutyo biba bigoye kugira ngo runaveho, kuko urwo rundi baguhetse ku igare, urwo ni urupfu ushobora gusengera rukavaho, ariko ruriya rwo biba bigoye cyane, kubera ko akenshi ruba ari urupfu, kiba ari igihe cyawe kiba cyageze cyo gupfa cyangwa se gutaha. Sadepa hari abataha, hari n'abapfa bitewe n'aho bajya. Rero ubusobanuro bwo kurota inzozi z'igare nubwo. Niba wararose izindi nzozi ukarota igare ukarirota mu bundi buryo, nabwo uzatubwire tugufashe twumve icyo Imana yashatse kuganira nawe mu nzozi. Imana ibahe umugisha, ubuntu n'amahoro bikomeze bibane namwe. Shalom.